Yes, bakunzi ba Welsh 250 TV na Vision Plan na Vision Training Service Gisozi, muri kumwe na teacher Emmanuel. Nongeye kubasuhuza, nongeye kubaramutsa, mukomere cyane. Twagarutse rero mu isomo ryacu rya gatanu uyu munsi. Isomo ryacu rya gatanu ni isomo riryoshye cyane kandi ni isomo twabateguriye. Ni isomo riraza kubafasha, riraza guhindura kubageza kuri byinshi mu bigendanye no kumenya amategeko y'umuhanda. Uyu munsi rero twabazaniye amasomo abiri, ariko ayo masomo abiri harimo uduce dutandukanye, ariko amasomo yigika kandi dukunda kubona, twe tugunda gukoresha umuhanda, inzira nyabagendwa, ibintu byinshi cyane. Ngira ngo murakomeza kureba amashusho atandukanye, murakomeza kureba ibintu, amasomo atandukanye ari kugenda atambuka muri screen yanyu, murakomeza kureba byinshi birimo nkuko nabiteguye. Narakubwiye ngo ngewe muri Vision Training tubafite amasomo y'amategeko y'umuhanda kandi abafungura kabisa, mukabasha guhita mutsinda ikizamini bitagoye. Rero uyu munsi dufite amasomo akurikira ariyo ngiye kubarangira. Dufite isomo, ingingo ya mbere tugiye kureba ibitegekwa biri kumwe n'ibyakwa n'ibimenyetso. Nubwo tubikubiye mu ijambo rimwe, ibitegekwa, ibyakwa n'ibimenyetso, ariko urumva ko harimo amagambo atatu. Ibitegekwa ni rimwe, ibyakwa ni abiri, ibimenyetso ni atatu. Noneho tukaza kureba n'indi ngingo ikurikiye ya kabiri twahisemo yo gutangira uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Iyi ngingo rero ya kabiri, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ni ingingo iryoshye, ni ingingo ikomeye, kandi ni ingingo tudahita twiga ngo tujye tuyirangiza, kubera ko harimo ibice bitandukanye. Tugeraho muraba mureba ukuntu igoye. Reka rero turebe, ese ibitegekwa ni iki? Iyo mwumvise ngo ibitegekwa, iteka ritubwira ko ibitegekwa ni amabwiriza yose atangwa n'umukozi ubifitiye ububasha. Ni amabwiriza yose atangwa n'umukozi ubifitiye ububasha. Ngira ngo umukozi ufite ububasha twaramubonye, nongere mbibutse, twabonye ko ari umuntu wambaye ku buryo bugaragaza imirimo akora, afite n'ikarita igaragaza imirimo akora. Rero ibyo bitegekwa rero, ayo mabwiriza azayatanga ati? Azaba akoresheje iki? Iteka tubwira ko muri ayo mabwiriza azakoresha ukuboko kuzamuye. Murabona mu ishusho muri screen, uri kubona ko umukozi ufite ububasha yazamuye ukuboko. Iyo rero azamuye kora kuboko, ubundi bisobanura iki? Ukuboko kuzamuye ngo kuvuga guhagarara, uretse abageze mu masangano bihutira kuyavamo. Ni ukuvuga ngo gutegeka abagenzi bose guhagarara, uretse babandi bageze mu masangano bitegura kuyavamo. Nibuke mu ijambo twize, mu magambo twabonye yandi nabigishije muri 43, ijambo rivuga ngo amasangano ni iki? Twabonye ko amasangano ari aho imihanda ihurira, aho inzira amahoro kubira inzira nyabagendwa, ndetse aho umuhanda winjira mu wundi. Rero ni ukuvuga ngo wamaze kugera muri ayo masangano, kura kuboko ntacyo kuba kikubwiye, wowe urakomeza uragenda. Amava bavuga ngo gutegeka abagenzi bose guhagarara, uretse abageze mu masangano bihutira kuyavamo.
tugeze ku rindi jambo rivuga ngo ukuboko cyangwa amaboko atambitse cyangwa arambuye. kurikira urebe muri screen. uwo muntu turabona umuntu utambitse ukuboko, turabona utambitse amaboko. ese ari amaboko iyo umukozi ufite ububasha ayaramburiye, ese abavuga iki cyangwa yatambitse? ngo abavuga cyangwa se ategeka guhagarara abaturuka mu byerekezo bisanganya icyerekezo cyerekanwa n'ayo maboko. ngo avuga cyangwa se ategeka guhagarara ku bantu baturuka mu byerekezo bisanganya icyerekezo cyerekanwa n'ayo maboko. ubwo ni ukuvuga ngo icyerekezo kiri gusanganya ayo maboko, abo bantu bose bagomba kuba bagira bate? Bahagarara, bategetswe guhagarara. Irindi jambo rikurikiye ni itara ritukura bazunguza intambike. ese iryo tara ritukura bazunguza intambike mwari mwaribona? itara ritukura rero bazunguza intambike rikunda gukoreshwa n'umukozi ufite ububasha, ariko akarikoresha rimwe na rimwe mu gihe cya nijoro, mu gihe cya ryari. bango rero itara ritukura bazunguza intambike riba rikenewe gukoreshwa mu gihe cya nijoro. ubwo rero iriya tara iyo arizunguje ni ukuvuga ngo rivuga guhagarara kubo ryerekezeho. uvuga ngo nimba arizunguje ari kwerekezeho, ubwo abo bantu bose bagomba guhagarara abo iryo tara rigize bite? Ryerekejeho. muzaribona mukomeza gukoresha imihanda mu gihe cya nijoro, nimumara kuba abayobozi b'ukuri muzaribona. rero muraribona no muri screening iryo muraribona riratandukanye. urabona ko rifite ibishashagirane. yego, reka rero twongere turebe irindi jambo rya gatatu, ibyakwa. ibyakwa ngo ni ibyangombwa. iri jambo rya kabiri riravuga ngo ibyakwa. ibyakwa bivuga ngo ni ibyangombwa byakwa umuyobozi waciye ku iteka cyangwa se wakoze impanuka. iyo bavuze iteka ngira ngo n'abasobanuye nabwo ko iteka ni aya mategeko. iri teka ni amategeko, ni aya ngaya amategeko y'umuhanda. bivuga ngo nimba waciye ku mategeko, wayangije, wayishe, ubwo ni ukuvuga ngo umukozi ufite ububasha afite uburenganzira bwo kwaka ibyangombwa. ibyo ni byo bita ibyakwa. ibyakwa rero ni ibyangombwa byakwa umuyobozi wishe amategeko, waciye ku iteka, wishe amategeko, cyangwa se wakoze impanuka. uzabibona murebe muri screen. ngira ngo nabashakiye utugero dutandukanye, ingero zigiye zitandukanye kugira ngo murebe ese umukozi ufite ububasha ari kumwaka iki. ni ibyo byangombwa. mwabonye amaperime, mwabonye za mpapuro zimwe baguha iyo wataye uruhushya, rwa rupapuro rusimbura kuba urundi ruhushya rwawe ukaba urugenderaho. kuvuga ngo icyo gihe arabikwaka. rero aho ngaho twari turi ku byakwa. reka tugere rero ku bimenyetso. ibimenyetso ni ibimenyetso byashyiriweho gutunganya uburyo bwo kugenda mu muhanda. abagenzi bose rero bagomba kubahiriza uko biteye, uko byagenwe, kandi bikaba bigaragara neza. ndasubiramo, ibimenyetso ni byashyiriweho, ni ibimenyetso byashyiriweho gutunganya uburyo bwo kugenda mu muhanda. abagenzi bose kandi bagomba kubahiriza uko biteye, uko byagenwe, kandi bikaba bigaragara neza. ibyo rero nibyo twita ibimenyetso. ndabasaba rero kujya mubikurikiza. umunsi muza w'abayobozi mugomba kugendera kwa biriya bimenyetso kandi mukabyubahiriza.
muri kubibona muri screen, murabonamo imirongo yo hasi mu muhanda, murabonamo amagambo yanditsemo hasi, murabonamo ibyapa. Ibi byose rero tubyita ibimenyetso. Murabona n'ibimenyetso bimurika, byose babyita ibimenyetso. Rero nibyo bita ibimenyetso birimo. Reka rero tugende hariya rero mpita mbabwira kandi kantu bavuga yuko umukozi ufite ububasha abirusha iki agaciro. Uko mwabibonye biriya bimenyetso bimurika, ibimenyetso by'imirongo yo hasi, mwabibonye ko iyo rero umukozi ufite ububasha ahari aba abirusha agaciro. Bavuga ko rero umukozi ufite ububasha abirusha iki agaciro. Iyo rero yari ingingo twa turi kwiga igendanye n'ibitegekwa, ibyakwa ndetse n'ibimenyetso. Reka rero tugere ku ngingo ya kabiri. Murabona ishusho dutangiranye n'ingingo ya kabiri. Nababaza se karana gaki karakantu kameze nk'agapapuro kameze gute? Ntagira ukambwira rero umunyeshuri w'umwekuzi, ariko reka ngewe mbasobanurire kariya niko kapapuro muri gushaka. Kariya niko agapapuro ka baraje ishinga, niko agapapuro ka muri gushaka. Kariya rero mbabwira uko kitwa uruhushya rw'agateganyo. Uruhushya rw'agateganyo. Ariko rero tutararugeraho turabanza twige titire y'amagambo ivuga ngo uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rero ngo uko ruteye cyangwa se uko ruteganywa bigenwa nande? Ubundi rero uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ubundi rugenwa na Minisitiri wo gutwara abantu n'ibintu, abisabwe na komite ishinzwe umutekano wo mu muhanda. Komite ishinzwe umutekano wo mu muhanda ntabwo murayimenya n'ubwo muyizi, ariko tuzayireba tuzayimenya. Ariko reka mbabwireho makeya wenda kuri komite ishinzwe umutekano wo mu muhanda. Nababwira uyobora perezida wayo. Ndumva abanyeshuri benshi cyane batamuzi, ariko abo nigisha muri karasi baramuzi. Nuvuga ngo rero perezida w'ira komite ishinzwe umutekano wo mu muhanda ni minisitiri wo gutwara abantu n'ibintu, Minister of Transport. Uriya rero niwe muntu ugena uburyo bwo gushyiraho uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ariko nanone nubwo abigena aba yarabisabwe na komite ishinzwe gutwara abantu, ya komite ishinzwe umutekano wo mu muhanda. Reka dukomeze. Uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga bigendeshwa na moteri rutangwa n'uruhe rwego rwa leta? Ubusa koko kugeza ubu ngubu koko nk'abanyeshuri mwatangiye amategeko y'umuhanda, mwatangiye kwiga, mwatangiye kureba ngo rutangwa na polisi y'igihugu. Polisi yacu y'u Rwanda, polisi turayikunda, polisi yacu ikora akazi neza, turayishimiye rwose. Natwe muri Vision Training turashimira polisi yacu y'igihugu cy'u Rwanda ko biyemeje kutugezaho serivisi kandi nziza inogeye buri munyarwanda wese. Turashimiye rero, nanjye nka mwarimu ndabashimiye ko baradufasha, baratwunganira iyo twigishije tukabona baduhereye abanyeshuri bacu ibizamini kandi bakabitsinda, natwe biratunyura. Rero tubonye ko uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rutangwa n'urwego rwa polisi y'igihugu. Rero dukomeze. Uruhushya rero rwo gutwara ibinyabiziga ngo rurimo ibyiciro bingahe? Ubundi ngo rurimo ibyiciro bitatu. Ibyo byiciro bitatu rero batubwira ko mu byo byiciro bitatu by'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga tuzasangamo uruhushya rw'agateganyo. Icyo muzahaguruka mukagenda mu kindi cyiciro nabwo tuzaba tubibona. Rero icyiciro cya kabiri cyavuga ngo uruhushya rwa burundu. Uruhushya rwa burundu rero ntabwo rwo nakwirwa
duvugaho byinshi ariko mugomba kubwiga mukarumenya nubwo wenda rutari urwego rwanyu ariko mugomba kubwiga mukarumenya kubera ko ngewe mu kizamini nindamuka mabaje n'imyitozo nge nzarubabaza kandi none na polisi nayo izarubabaza gusa urumva kurumenya rero ni ngombwa uruhushya rero rwa burundu narwo ni icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu aricyo cya nyuma tuzabonamo uruhushya mpuzamahanga. Uruhushya mpuzamahanga rero narwo ni uruhushya nyine kandi narwo ngo rutangwa nande, rutangwa n'urwego rw'igihugu arirwo rwego rwa polisi y'igihugu. Reka rero ibi byiciro byose tuzagenda twiga kimwe ku kindi. Banyeshuri rero nongere mbibutse ubu kandi wasanga mwaje mu ishuri mudafite ikayi mudafite agakaramu, narababwiye ngo mujye mwandika isomo ryose mbahaye muryandike. Kandi ikindi nta kunegija amategeko y'Imana umuntu yasuzugura, ngomba kuyubaha mukayakurikiza kandi mukayasoma cyane bikabajyamo. Ikindi kandi kwiga hano online ntabwo rwose ndizera ko nigisha abantu b'abanyabwenge. Mugomba kujyamo mushyiramo pause mukandika, mugashyiramo pause mukandika, mugatega amatwi mukumva ibyo mvuga mukandika, ukabyumva neza pye. Ubundi rero ningukubita ikizamini cyangwa uzabambwira ngo ticati sati cyaro ukuntu ntabagenjeho ko. Reka rero turebe tugiye guhera muri ibi byiciro rero twabonye by'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Tugiye guhera ku cyiciro cya mbere aricyo cyiciro rero gitumye mwicara muri Vision Training Service Gisozi online cyangwa se school mu ishuri. Reka duhere rero ku ruhushya rw'agateganyo tugiye guheraho. Biravuga ngo uruhushya rw'agateganyo ruhabwa mu ntoki. Ubundi uruhushya rw'agateganyo ruhabwa umuntu uzi amategeko y'umuhanda mu mutwe amaze gutsinda ikizamini cyanditse. Birimo uruhushya rw'agateganyo ruhabwa umuntu umeze mu ntoki. Ruhabwa umuntu uzi amategeko y'umuhanda mu mutwe amaze gutsinda ikizamini cyanditse. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe utaramenya n'amategeko ndi kukwigisha ntabwo wemerewe kujya ku kizamini. Banza umenye amategeko y'umuhanda mu mutwe. Numara no kuyamenya ese tuzabwirwa n'iki? Tuzaba watsinze ikizamini cyanditse. Ntabwo ari byo kubyuka ugakaraba mu maso ngo ngiye ku kizamini. Ariko sikoko reka mbabwire tujye twubaha ikizamini cya polisi kirakomeye, ni ibizamini nk'ibindi. Mbabwire rwose ntabwo cyoroshye, ntabwo ari ikintu. Ariko nabibaze uko mwabonye kiriya gitabo cy'igazeti ukuntu kingana, ngaho rebe umuntu akikubajijemo ukambwira ngo upfe kubyuka mu gitondo utize ngo ugiye gukora ikizamini. Koko ntabwo mushaka gusebya ibigo by'amashuri kwe, ntabwo mushaka gusebya amashuri yigisha amategeko y'umuhanda. Ntabwo mushaka kugira ngo mudusebye kweri, ariko turabasaba kugira ngo byibura mwitabire kwiga, mwitabire mugana amashuri yigisha amategeko y'umuhanda ubundi tubigishe, kuko nicyo kintu cyatumye natwe turahari ngo tubigishe, turahari kugira ngo tubagezeho ubumenyi natwe twagize twabonye twamenye tunazi. Rero ni uwo muntu uhabwa uruhushya rw'agateganyo. Reka turebe rero uruhushya rw'agateganyo ese rumarira iki ku muntu rufite. Iyo umaze guhabwa uruhushya rw'agateganyo ese ruzakumarira iki? Ubundi uruhushya rw'agateganyo ngo rumuhesha uburenganzira bwo kwigira ku kindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose igihe ari kumwe n'umwigisha we ubifitiye uburenganzira. Ngira ngo murabyumvishije. Ni ukuvuga ngo nimba umaze kubona ruriya ruhushya rw'agateganyo ntabwo bivuze ngo ubaye umuyobozi.
kujya guhita utangira gufata ikinyabiziga ngo ugende ngufate ujye mu muhanda ngo uyobore nibwo wabuzi ikinyabiziga utare wabona uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga ntiwemerewe kujya mu kinyabiziga uri wenyine ngo ugitware, ntibyemewe. Ahangaha rero baratubwira ngo rero cyakoze ufite uburenganzira bwo kugitwara, ariko mu gihe uri kumwe n'umwigisha wawe ubifite iki uburenganzira. Ni uwuhe? Ni wa wundi ufite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwa burundu. Ariko noneho ubu ngubu noneho usigaye, reka rero mbabwirira akabanga rero ko ubu ngubu usigaye rero, mbere hari ukuntu wabaga ufite uruhushya rw'agateganyo, wenda mukuru wawe cyangwa se sister wawe cyangwa se papa wawe mama wawe ukafite imodoka bati ngwino ubundi twigishe, akafata imodoka yo mu rugo bakakwigisha. Ariko iyo ngiyo mwibuke yuko idafite uburenganzira bwo kwigisha. Ubwo rero umukozi ufite ububasha aramutse abafashe ni ukwita abahana. Ko rero nyine nimushaka no kubikora muzarebe ahantu mubikorera ku buryo umukozi ufite ububasha atari buze kujya bite kubafata. Ako ni akabanga mbibi. Ariko ntimuzavuge ngo tica ngo niko yabigishije ko muzapfe kugenda gusa oya. Ngewe icyo mbabwiye ko nuko uzagenda uzahabwa uburenganzira kumara kubona provisoire yo kwigira ku kindi kinyabiziga, ariko uri kumwe n'umwigisha ubifitiye iki uburenganzira. Uruhushya rero rw'agateganyo rugira agaciro ku nzego z'ibinyabiziga zihe. Reka turebe ubundi iyo bavuze ngo rugira agaciro ku nzego z'ibinyabiziga, mbese nupa ngo ni hehe rwemerewe ku nzego zihe gukoreshwa ku nzego zose z'ibinyabiziga. Uko rero bimeze ubundi ngo rugira agaciro ku nzego zose z'ibinyabiziga, izuzi zose zibaho, ngo rugira agaciro ku nzego zose z'ibinyabiziga. Ariko rero wibuke utazavuga ngo mwarimu ngo yabigishije ngo rugira agaciro ku nzego zose z'ibinyabiziga, ngo uhite ugenda ufate cyo kinyabiziga gikomatanye nabigishije kare ngo ugende gufata nk'ikinyabiziga kategori C gutwara. Wapi, ntabwo byemerewe. Uzabyemererwa ryari? Igihe uri kumwe n'umwigisha ufite iki uburenganzira. Nubwo rugira agaciro cyakoze uzaba wamaze kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rw'agateganyo, genda hariya mu ishuri muri apaforume, genda no mu yandi mashuri yigisha amamodokari, ugende abwete ngewe muyishe imodoka. Nushaka uzahere no kuri C, nushaka uzahere no kuri E, nushaka uzahere no kuri F, wige ikizima no kuzayimenya. Ariko nanone ntabwo nushaka uzige C ukanayimenya, ariko ntabwo uzaba wemerewe kuyikoraho ikizamini. Mbibutse iyo umaze kubona uruhushya rw'agateganyo nubwo uba wemerewe gukorera ikizamini cya kategori A na kategori B na kategori F. Izo zonyine 3. Utazibwira ngo nize C, ngo nize E, ngo nize D, utari wabona izo kare ibyo simbibigishije. Uvuga ngo ruzaguhesha agaciro ko kwigira ku bindi binyabiziga, ariko uri kumwe n'umwigisha wawe ufite uburenganzira, kandi ngo rugira agaciro ku nzego zose z'ibinyabiziga, ariko ukurikije ayo mategeko nababwiye. Ikindi rero ibinyabiziga byirwo gutwara bigomba kurangwa n'iki? Murebe muri screen yanyu, murebe kuri iyo video murabona ibinyabiziga byigishwa gutwara biri kugenda bitambuka. Ngo se ngo birangwa n'iki? Ubundi ngo birangwa n'icyapa cy'ubururu kirimo inyuguti ya yara, ngira ngo iyo nyuguti muri kuyireba, ngifite santimetero 15 z'ubuhagarike. Ubwo niba ngo ubuhagarike ni ukuva hara hejuru kugera hasi hariya ku kirenge, ubundi reba yitara y'ikirenge. Ariko ngiyo rayi y'ikirenge igomba kuba isa n'umweru, noneho ngo kandi ngo ifite uburebure bwa santimetero 15.
rero nuko nguko rero ikinyabiziga kigirwaho gutwara ibinyabiziga kigomba kumenya. Niyo mpamvu rero tubigisha tukakibereka tukakibasobanurira hato rero utazajya mu kinyabiziga kitari kigishwaho gutwara ugasiduka babahari, kugira ngo rero umenye ko kigishwaho gutwara nuko uzamenya ko nuko uzabanza ukareba ugasanga gifite icyapa cy'ubururu kirimo inyuguti yera yara kandi ifite santimetero 15. Noneho rero kandi none hari ikindi kizaranga ikinyabiziga kigishwaho gutwara, ni icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo auto école mu nyuguti z'umukara. Icyo cyapa rero muzakisanga mu mbavu z'ikinyabiziga, cyanditsemo rero amagambo auto école. Ubwo rero turabarangiye rero, numara kubona rero provisoire uzavuga ngo ugiye kwigira ku kinyabiziga cyose ubonye, tubarangiye uko bimeze, tubarangiye uko birangwa, tubarangiye uko birangwa n'icyapa cy'ubururu kirimo inyuguti yara y'umweru ifite santimetero 15 z'ubuhagarike, noneho kikarangwa n'icyapa cyanditsemo amagambo auto école mu nyuguti z'umukara, kandi icyo cyapa kikaba kiri hagati mu mbavu z'ikinyabiziga. Urwo rero rwa ruhushya rw'agateganyo twari turi kwiga, ni naho dusozereje rero kuri ruhushya rw'agateganyo. Ubwo tuzakomeza twiga ziriya mushya zindi twagiye tubona, ariko rero rwose ndabasaba mukore subscribe, mukore share, mukore comment, nimutwandikire mutubwire ese ni ikihe kibazo mwarimu, dukora iki, duhindura iki, mwarimu mumbaza ibibazo. Abantu rwose babyuka mu gitondo bajya gukora ibizamini kandi twabazaniye amasomo hafi rwose. Ibyo nimuzongere gukora ikosa nk'iryo ngiryo, ntabwo byemewe rwose. Rero murakoze, reka tuzakomeze ejo. Mwari kumwe na mwarimu wanyu Emmanuel muri Vision Training Service Gisozi online. Ciao ciao.